Inshuti za Sunjira rero mu mizi mutengizira kaho muri mwese mumeze neza niba ubwa mbere ugeze kuri ico na Sunjira abantu me subscribe maze uze tugendane mu bintu ngiye kukubwira. Uyu munsi ngiye kukubwira business zungura ziri kungura abantu cyane kandi vuba vuba. Izi ni business rero nakusanyije zinjiza cyane kandi vuba ndetse ziri kwinjiza kurusha izindi zose kandi izarizo zose. Tera gatebe hamwe rero kandi ujye muri comment umbwire niba iyo mvuze nawe wayitekerezaga. Ikindi kandi banza ume subscribe kugira ngo n'ubutaha ujye ubona utuntu twiza, utuntu tujyanye no kwiteza imbere, utuntu tujyanye n'ubwiza n'ibindi nkabyo nibyo nkora. Ngero nitwa Sunjira, jya kuri Instagram yanjye following ndetse no kuri TikTok kugira ngo ujye ubona video za buri kanya ndetse za buri munsi. Twagira rero na business zunguka kuruta izindi. So, mbere na mbere rero reka tubanze turebe kuri business y'ubuhinzi n'ubworozi. Ahangaha tugiye kwibanda ku kintu cyitwa ingurube ndetse n'inkoko. Niba uri gushaka business wakora ikakungura vuba cyane, waba umaze igihe kinini uri gushaka business wakora kugira ngo wunguke, iyi business rero ndayigushimiye ngewe Sunjira kubera yuko ikiza cy'i business yunguka vuba kandi mu gihe gito. For example, reka tubare ko ufite ibihumbi reka tubare ko ingurube imwe ihaka yagura ibihumbi 800. Buno ubushakashatsi nakoze ingurube ihaka yaba yagura ibihumbi 800. None ukaba ufite ubushobozi bwo kugura ingurube 5 waramaze kubona ikiraro ndetse waramaze kuba warateganyije n'amafaranga y'ibiryo. Izi ngurube urazijyana wenda se zibura ukwezi kumwe ngo zibwagure. Nijya kubwagura wenda ari ingurube 5, buri ngurube yagibyariye hagati y'ibyana 12 na 15. Noneho byabyana hanyuma y'amezi 3 uba watangira kugurisha, ibindi ukabishyira mu bimwe ukabishyira mu nyama aho bizajya kubagwa, ibindi ukabishakamo udushashi tuzongera kubyara. Mu byukuri urumva yuko afata ingurube 5 ukube na buri ngurube nyine 12 reka dufata ibikeya. Urumva amafaranga uhitugira mu gihe kingana n'iki n'amezi 3. Ikindi kandi none ufata za ngurube wenda tuvuge ko wakwema ingurube wenda 20 akaba ari uvuga ati zingizi nizo nzatera inanga kugira ngo zibanze zizame amafaranga. Noneho bikube wumve za ngurube 20 nazo nizibyara 12. Mu byukuri ingurube iri mu kintu cyabasha kukwinjiriza amafaranga menshi cyane kandi mu gihe gito. Twagiye ku nkoko. Inkoko rero imishwi y'inkoko iba ifite ukuntu igurwa amafaranga runaka makeya. Ikindi wamara kuyagura makeya ukaza ukazirira ukwezi n'igice ubundi zigahita zijya ku isoko ukabona amafaranga yirukanka. Iyi business rero yaba ari business nziza cyane ku muntu uri gushaka business yo kuba yakora kandi izamwungura vuba. I recommend yuko wakora business y'ubuhinzi n'ubworozi, iyi ngiyo ijyanye n'ingurube ndetse n'inkoko. Iyo ni business ya mbere. Business ya kabiri yinjiza kandi vuba cyane, tugiye kureba ibintu by'amaserivisi, tugiye kureba ku bintu by'amabanke ifasha akazu gatoya ukagenda ugashyiramo ibintu by'amabanke, mobile money ndetse n'ibindi bintu bijyanye no kudekarara irembo n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyi business nayo irinjiza vuba cyane. Murabizi ko ari yo nkora rero ntabwo naba mbagira inama yo gukora business ngo njye muri business itinjiza. Ikiza cy'i business rero ubukorana n'amabanke cyane, bivuze ngo iyo ukeneye credit bank ibiri hafi guhita yiguha. Ikindi kandi iyi business ntabwo igora cyane usibye ko ikunda kubamwe abajura, ariko iyi business yaba nziza cyane kurushaho. Business ya gatatu rero ni business yo kuranguza. Buriya abantu baranguza bunguka amafaranga menshi cyane kuko babasha kwigerera kuri nyiri ibintu, ubundi rero bakaza bakaturanguza natwe. For example, abantu baranguza ibintu by'ama accessoires y'amatelefone n'ibindi bintu by'ama electronic. Biriya bintu bigira amafaranga, umva ushatse waza wirukanka tugashaka amafaranga tukabikora. Ikindi n'aba bantu baranguza imiceri nabo, ibintu byo kurya, ibintu byo mu rugo, biriya nabyo bigira amafaranga kubera yuko ujya kubona ukabona umuntu agiye wenda nka Tanzania akarangura wenda nkazamu, yarangiza akaza akagenda aho abandi bacuruzi. Ni byiza cyane kubera ko icyambere nta muntu ubuze uko waranguye, uraza ukishyiraho igiciro. Iyo muri abakire rero mwumvikana mushyiraho igiciro kimwe mukajya mugurisha mwabyumvikanyeho. Abantu bo mu Rwanda nta kindi bakora usibye kukugurira kuko nta kindi bashobora gukora keretse nyine ubishoboye nawe akabasha kwigirayo. Iyi business ya gatatu nayo ni nziza cyane. Indi business rero ni business y'amazu. Iyi business murabizi namwe ubaye ufite abagore igitsina gore mu bwoko wenda naburara ariko kuba watanduka ugenda wenda naburara ariko inzara zanjye cyangwa se n'ibibanza. Ibi bintu murabizi yuko mu gihe ufite abakwafira ariko beza bazima bafite gahunda atire baba ubundi ikintu muranyumvira ayo mafaranga gisubiza inyuma muri business ya salo n'abakwafira rero iza irakwafira. Ubwo n'uburyo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri hari ukuntu umuntu aza gutya akagura inzu akajya
kwishyura inzu no kujya ugura utuntu none duke ibintu duke ni byiza akenshi kubera ibindi ko birikora n'umuzukuruza nta wawe kindi ayo gishoro mafaranga aba cyadanje ni azayaryaho ukwishyura nimba umukwaferi hari bizinesi ubundi rero nabonye abantu bakajya nziza bizana kandi ikindi idatera kandi iyi stress ni bizinesi ni nziza cyane y'amazu. Iyi ndayigushimiye pe bizinesi niba uri gushaka ndakurahiye ni bizinesi nziza ni yakunguka sawa. gusa Iyi iyi ngiyo bizinesi icyo bisaba nababwira gufata cyo risike kubera muyite yuko kubera ko cyakoze ari ni wowe nziza wabyigiye cyane. ubizi Indi byaba bizinesi byiza ariko rero ari ni bizinesi ugucuruza uzakora udahari rwose amatelefone ndakubujije ndetse niba uzi yuko rero amasekend hand ushaka gukora ukajya bizinesi ugenda ya salo ugashaka shaka umuntu ibyangombwa wizewe kandi ugashyira umwana iduka mwiza hariya kandi ukabwira abantu mugirane njyewe contract kubera ko ndamfata umukwaferi iyo telefone abandi wenda babonye nkakuguranira kubera ko akunze umuntu aba yarakojeje baramuteta iyo telefone bakamugutwara igihe kinini ugasanga uruhiye araza ubusa. ukamuca ayo ashaka Indi ukamubwira ati bizinesi rero ni telefone umva bizinesi nawe nubura yo gutera makeup. uzigura kuri Murabizi muri makeya iyo minsi ukazisubiza abantu ku bose mafaranga bakoresha menshi. amakwe Iyi abantu bose bizinesi bakunda rwose umva ibirori umva ndayigutuye. ushaka aga bizinesi gato ko Umva gutangira iyi gahita bizinesi kakungura yo vuba vuba mu gihe numuriro gito umva genda ujye utera abantu makeup ubyige ujye ubikora. ifite Iyi ni risk bizinesi nziza mbibutse cyane iyi rwose ifite yagufasha risk cyane. kwiteza imbere Ni mu bizinesi ya gihe forex gitoya. trading ndetse na Hano rero cryptocurrency. hari indi Izi bizinesi rero bizinesi abantu zipanuka muri mutari iyi muzi minsi kandi aho usanga umuntu abayikora yirirwa yicariye barakize. mu Ni nzu bizinesi ye yo atajya asohoka gukodesha kandi agakorera imyenda amafaranga cyane menshi. cyane imyenda Izi y'abageni. bizinesi rero Umva iyi zikorerwa bizinesi online rero biba ni biri mu ukuvuga ngo bwoko uko bwinshi byagenda ntabwo kose ndabisobanukirwa twaba byose turi mu bihe gusa byiza muri twaba turi cryptocurrency hari uko mu bihe wagenda bibi ukajya umva usibye muri uzistekinga covid no muri ukaziga covid igihe barashyingiwe cyagera ibihe zikazamuka byose twaba ukabona turimo inyungu abantu ndetse bakora no muri umu forex ubukwe trading rero iyo ugura bagukoze ukanagurisha baraza amafaranga bakakwishyura y'ibindi imyenda bihugu nawe itanga ugakoreramo serivisi nziza inyungu uri yawe. seriye. So Iyi inshuti za bizinesi Sonjera rwose rero ndacyababwira yagukwiza izindi ukagera ku rundi bizinesi. rwego. Iyi Umva bizinesi ni nziza cyane ariko isaba kubyiga igihe kinini ukabanza ukabimenya ukamenya uko bikora umwenda umwe ushobora ukamenya uko kuwukodesha byunguka n'abantu ijana ndetse kandi ukajya ntacyo wabaye ushyiramo kubera ko amafaranga uzi neza ko babifata neza. uyahombye Ikindi ntacyo kandi byagutwara ntabwo ari ibintu biba bizinesi bikaze rwose cyane ni zirimo bizinesi ubona ko risike ugashyiraho undi ikomeye muntu rwose. cyane. Iyi bizinesi ni nziza cyane irinjiza kandi vuba mu gihe gitoya. Mbo hano hari bizinesi rero njye n'ubwo iyi bizinesi ntayikunze. Hari bizinesi y'amamoto nigeze nkora irampombya pe imvana kuri moto 10 nsubira hasi. Rero iyi bizinesi ku bantu bamwe na bamwe bazi uburyo babigenza no muri ubu buryo haje moto rwose zidakenera moteri, iyi bizinesi yaba nziza cyane. Bizinesi y'ibinyabiziga niyo tugiye kuvugaho. Hari ukugenda ukagura moto ukayiha umumotari wizeye akajya kuverisa buri kwezi. Iyi ni bizinesi nziza. Hari ukujya ugura moto warangiza ukazigurisha. Hari bizinesi y'amamodoka ugenda ukagura taxi ukayiha umuntu akajya kuverisa nk'ibihumbi 70 cyangwa 80 bya buri munsi wibereye aho ngaho. Urumva ko iyo business ari nziza. Hari n'indi business yo kujya ugenda ukajya hanze ukarangura amamodoka ukayazana mu Rwanda ukayasorera warangiza ukayagurisha hiyongereyeho ku giciro. Iyi business nayo rero yakijije abantu. Ngenzi umuntu waguze business imwe akajya yitiza abantu mu makwe none bamaze kugira imodoka 3 wakora ukiteza imbere. Mbibutse yuko Sonjera impamvu mbagira inama nuko mbashaka ko twese dutera imbere tugakira tukagira amafaranga. Guys, umva business ziriho nyinshi gusa mureke rero mbabwire indi business yo ikaze. Iya sinzi uko turi buyivuge rwose kubera ko yakijije abantu. Umva abantu barakize ba ego mana yanjye. Business yo kuba content creator cyane cyane kuri YouTube. Mu by'ukuri ushaka gusanga umuntu yinjiza miliyoni 20 cyangwa 30 kubera YouTube channel. Iyo yaguhiriye abantu bakagufollowinga bakagukurikirana bakumva ibintu byawe bakakumva ukaba ufite n'igikundiro Imana yakwisigiye bigacamo akabona aba subscribers benshi cyangwa se ibiganiro byawe bikajya birebwa cyane. Mu by'ukuri iyi business nayo yakijije abantu benshi. Ngiye rero ndagira ngo mbabwire ngo nimba ushaka gukora YouTube tangira uyu munsi uko byaba bimeze kose nubwo waba udafite uburyo. Murabona ko nk'iki kiganiro ngikoze ari ijwi gusa kandi niba ugeze aha ngaha bivuze ngo wacyumvishe cyose. Rero nawe watangira utitaye ko ngo ngo zari 20 ngo zari 30 watangira ugakora iyi business kandi ukiteza imbere. Mbibutse ko nitwa Sonjera nkorera ku soko rya Nyarugenge munsi y'icyapa cya MoneyGram. Ushaka ko nkuganiriza bisanzwe wampamagara kuri nimero 0792555675 tukaganira ku bijyanye na business cyangwa se ibindi bintu byose waba ushaka ariko uranyishyura ntabwo nza gutyo gusa. Rero kandi subscribe kuri iyi YouTube channel yanjye kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byo kwiteza imbere. Bye bye.